Okay. Hano tugeze ni muri sale nziza cyane ya koperative yabamugariye ku rugamba rwo kubara igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'umupapa wacu twagiye dukomeza kuganira. Hano tugeze nitwa Kaliste Nsanzabaganwa, abandi vice president w'iyi koperative. Yego. Kopamo. Iyi koperative ni mbwa buryo mwakoze ijyaho. Yego. Ariko inyubako nyine commission de mobilisation yagize mu ruhare. Nukuvuga ngo koperative na commission de mobilisation yagejeje kugira ngo idufashe itwubakira inzu tuzakoreramo. None yarangije dutangiza umushinga itegurira machine idufasha gutangira umushinga nyirizina. Hanyuma natwe dushakisha uburyo twabona abanyamuryango muri twe twifatamo kwitangamo inkunga y'ibihumbi 20 kuri buri munyamuryango. Nubwo twatangiye kugira ngo tutangire koperative muri ubwo buryo. Tugeze hano rero, hano ni muri koperative ati ibudozi. Bitwereke imeze gute imashini, abakozi bakora gute, disa nk'utuye incamake y'iyi mirimo ikorerwa hangaha. Muri make koperative uburyo ikora y'ubudozi, dufitemo abadozi basanzwe twebwe twangaje kugira ngo twishyurira. Noneho dufitemo n'abandi bana batangiye kwiga abanyeshuri. Dufitemo muri make koperative irigisha ikanadoda. Ubu dufitemo abanyeshuri hangaha. Dufitemo n'abakozi basanzwe badodamo bacu twishyura amafaranga buri kwezi. Bahembwa. Abakozi bacu. Ni bangahe muteka abakozi bangahe? Dufitemo abakozi batatu. Ariko abakozi nabo baturuka muri mwe nyine uko mugeze uyu muryango. Oya. No ku ruhande munaza mukamakaza. Cyane nabo hanze. Okay. Bakoze cyane. Ubuse nk'aba ngaba n'abakozi n'abanyeshuri. Abo n'abanyeshuri. Umunyeshuri uraho neza? Muraho. Waje hano kwiga imashini? Yego. Ugeze kuri he level? Ugeze kuri rwego? Ngeze ku rwego rwo kuba namenya gukata jipo ya droite. Jipo ya droite. Naho ipantaro se n'amakoti? Ntago ndabigeraho. Ariko nabyo uzabyiga? Yego. Utuye hagana he? Nuye hano hirya y'uyu mudugudu. Kubera icyo watekereje kuza kwiga kuko ikintu kwiga uyu mwuga? Nuko naje gusanga ari umwuga mwiza kandi nsanga nta mpamvu yo kwicara nta mwuga mfite. Mbona ngize n'amahirwe bibaye hafi yanjye, ndavuga ngo najya nza nkiga nanjye ejo hazaza bikazangirira akamaro. Muri make nta bindi bintu wareze ku ruhande washatse kwiga ibi ngibi? Nari mfite amashuri 6 ya segonderi. Ushaka no kwiga noneho n'ibi ngibi? Mu rwego rw'ubumenyingiro turi hano rwose. Mu rwego rw'ubumenyingiro ubumenyingiro mu Rwanda butejwe imbere. Uyu ni vice president w'uyu mushinga ati ari koperative ngwita gute? Kopamo. Tugeze kuri Kopamo akaba ari koperative y'imiryango ituye hangaha igizwe n'abamugariye ku rugamba ndetse n'imiryango yabo. Bashizeho rero iyi koperative nk'uko mubibona. Mama wize amashuri 6 asanzwe, hanyuma uza no kwiga ibintu bijyanye na couture. Kubera iki wabishatse? Nabonye ari umwuga mwiza, mbona kandi ejo hazaza byazanteza imbere mu gihe ntaba nabonye n'akazi k'ibyo nize, nkaba nagura n'imashini nkakora n'ibi ngibi. Ababyize bakubwiye ko bibamwe akantu amafaranga? Oya, niyo batabimbwira kuko kenshi nambara imyenda idodesheje, ndabibona ko nanjye bintwara amafaranga. Nanjye aho natangaga nabyidodera, nkaba nadodera n'abana banjye cyangwa n'abandi baturanye, nanjye aho ngaho nkayabona. Yego. Uri umumama? Yego. Ufite abana baguhaye? Yego. Nakoze cyane. Munyeshuri uraho neza? Uraho neza. Waje kwiga nawe? Yego, naje kwiga. Warabimenye se? Ntangiye vuba. Ubu ndakiga kwanza kunyonga imashini, kumenya kunyonga no kumenya uburyo nayikoresha. Utuye wowe? Njye ntuye hano mu mudugudu. Nawe utuye hano muri uyu mudugudu? Yego. Muri aya mazu. Muri aya mazu. Hanyuma kubyiga se ubona bizakumarira iki? Kubyiga byagira icyo bimfasha kuko ni ibintu bitanga amafaranga. Iyo wadodeye umuntu aguha amafaranga. Kuba waratekereje kuza kubigira hano se muri koperative y'aba bapapa dusanze aha ngaha, wabitekereje ute kuki utagiye kubyigira za Kabuga n'ahandi? Ni ibikorwa byaje hafi yanjye, nabonye ari ibikorwa biri hafi yanjye kandi nta mwuga wundi nzi.
ndavuga reka nige uyu mwuga ndabashe kubera ko ushobora kunanirwa ikindi ukavuga reka nkore wa mwuga. muri make wabyize kuko ari hafi yawe. Ni hafi yanjye kandi ni nk'ibyo ni mu rugo mbese. mama kuba iyi koperative yarashinzwe igashyirwa ahangaha kuri mwebwe mutuya mubona ibamariye iki? ibamariye iki koperative yaba ubudozi n'ibindi bikorwa bafite mubona ibamariye iki? idufitiye akamaro kanini kuko nk'ubu ngubu wenda twajyaga dushaka nko kudodesha umwenda ukajya i Kabuga kandi Kabuga ukajyayo watanze tike, ariko hano uraza ukabona bakakudodera ari hafi nta tike utanze, noneho n'ibitenge wari ukeneye nabyo ukabibona hafi, cyangwa se n'itisi ukeneye kubona nayo ukayibona hafi. Ugasanga rero harimo avantage ko ubibonye hafi, kandi n'undi ibyo ubonye hano nibyo ari gukura ni Kabuga nta tike utanze, kandi n'umwanya wawe ntabwo utanze igihe kirekire. kuri mbese byabagiriye umumaro cyane. Byatugiriye umumaro cyane, twarishimye. Akoze cyane. Visi Perezida, uyu mupapa ni we n'umukozi? uyu mupapa ni umukozi n'ureberera abadozi bacu. Mbese niwe shefu wabo? niwe twashyizeho kugira ngo abareberere mu buryo bwa sekirite yo muri sale n'abakozi badufite mu Rwanda. Murakoze papa, muraho? Muraho neza. Yego, mumeze neza? Tumeze neza. Mwihangane muri corona. Rwose. Namwe mwamugariye ku rugamba? Nanjye namugariye ku rugamba. Umubohora igihugu cyacu? Yego rwose. Yego, ni ukuri. Kuri wowe bigutera ishema? Bintera ishema nubwo ureba ameze gutya. Navukiye mu mahanga nkurirayo, ariko ubu kuba ntuye kuri gakondo yacu mu Rwanda bintera ishema cyane. Mwashyize koperative hano ku Muyumbu, mwebwe mwagize mwamugariye ku rugamba rwo kubara igihugu. Iyi koperative ati niwe ushinzwe hano abantu, ni nka uri duwaye wabo. Yego rwose. Mubona bibamariye iki kuba mwashinze ibi mwebwe ku buzima bwanyu? Wowe bikumariye iki n'aba bagana hano bibamariye iki? Ikintu rero bitumariye cya mbere, koperative yacu iyi ngiyi yitwa Kopamu mu magambo ahinnye, ariko mu magambo arambuye yitwa abahuje ubumwe ba Muyumbu. Iyi koperative rero ikintu itumariye muri rusange, urabona mbere tutarayishinga buri muntu yaba yihugiyeho, ugasanga buri muntu aritekerezaho, ariko ubu buri gitondo buri muntu abyukira ahangaha. Urumva rero muri bwa buryo bwo kugira ikintu ugiraho n'ubwenge ugatekereza neza, ifite iki tumariye cyane. Ikindi itumariye, nta munyamuryango ushobora kugira ikibazo koperative ngo ireke kugikemura. Dukora mu mafaranga ya koperative mu isanduku, tugakemura ikibazo cya munyamuryango wacu, ibikagenda neza. Nshuti bakunzi mukurikiye Biba Byiza TV, Clement Bagemeye turajya komeje kubereka hano twasuye koperative y'abamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bafite koperative nziza hano ku Muyumbu. Murabona iyi shati nziza, n'abantu babikora nk'uko mwabibonye, barabyidodera bakabikora neza cyane, n'abahanga. Nawe ati nkora imipira ku ruhande. Ni ukuvuga ko rero ibintu rwose bimera neza muri gukora. Mbega iki cyose umpaye komande bari ingofero, urabona nk'iki gihe za ngofero bamarika muri kasike kuri moto, nazi gukorera yaba amagaye imwe bara mu ntoki gutya nayakora. Nk'aka kagofero nambaye wagakora? Aka ngaka yakongako agakora, ariko wenda katameze cyane. Nanjye ariko ndagafite, urabona ko wagakora nawe. Urabona rero ko umuntu ushoboye gukora iyi ngofero nk'iyi, akora imipira nk'iyi y'abanyeshuri, nawe uri umuhanga. N'iy'imbeho n'iki byose. Ariko nawe wabyigisha? Cyane nabyigisha. Papa muraho? Muraho neza. Amakuru yanyu? Ni amahoro rwose. Twabasuye, twe ni Biba TV, nge nitwa Clement Bagemeye. Turakubona kuri iyi mashini, kuki iyi mashini idasa n'iyi ngiyi? Iyi mashini ikora ibitandukanye, ikora intoboro y'imashini, cyangwa se igakora imwe mu mitako tuba dushaka gushyira ku myenda nk'uko ubona bishushanyije hano. Bishushanyije naho ngaho? Iyo umukiriya aje ashaka imitako, turaregera tukamushyira imitako ashaka. Ubu rero ndi mu mwanya wo gukora finisage iyi shati. Iyi niyo mashini ikoraho intoboro z'amapeso. Ikora intoboro gusa? Ikora intoboro igashyiraho n'imitako ubona ishushanyije aha ngaha, ikaba yanadoda bisanzwe. Nawe warabyize se? Yego. Wabyize he?
nabyize ahantu mu gihugu i Bujumbura. i Bujumbura. Uri umukozi hano rero? ndi umukozi hano, nkaba n'umwigisha n'umwigisha w'abo banyeshuri ubona aha ngaha. umunyeshuri abigisha hano. Ya. Iyi koperative kuba yarashyizweho n'abavandimwe bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu, ubibona utubifata ute, bigukoraho iki ku mutima wawe? Kimwe mu kintu cyanyatiriye cyane kigatuma numva nshaka gukorana nabo ni icyo kintu bitangiye igihugu cyane, icyo cyankozeho ku mutima cyane, nkumva uko byagenda kose ni cyampa amahirwe nkakorana nabo. Ubure kuba nkorana nabo biranejeje cyane cyane cyane. Urahembwa rero ku kwezi? Yego, ndahembwa. Bifitiye umumaro cyane. Umumaro cyane. Bifitiye umumaro rwose. Ndagushimira koze. Murakoze namwe. Umuyobozi uri visi perezida w'ikoperative, twatangira tuganira nawe, ariko iyo ubona ukuntu ibintu bimeze neza, mubona isoko ryabyo? Yego, turagenda turibona buke buke, kuko abakiriya bamaze kugenda baboneka, baraza. Ntabwo yego ntibiragaragara cyane ko dufitemo abakiriya benshi, ariko baragenda babwira abandi ubudozi bwacu, kubera ko bushimishije, birimo birakorwa neza, nta kibazo. Iyi koperative ubundi nyirizina imaze imyaka ingahe iriho? Iyi koperative nyirizina imaze imyaka 5. Muri imyaka 5 mwungutse iki mu mikorere yayo? Murakoze cyane. Imyaka 5 uburyo twungutsemo, twagiye turunguka buri mwaka, tukagira ukuntu twegerana, tugahuza, tugafasha imiryango yacu mu buryo twagabanyamo za nyungu zacu. Ntabwo turaguramo ibindi bintu bindi birenze, ariko turifasha mu buryo bwacu n'imiryango yacu. Washaka kuza gukora komande amashati nk'aya ngaya, komande iriya mipira nabonye uyu mugabo akora, komande za komande zitandukanye, ibitenge ndetse n'abagabo baza gukoresha amashati nk'aya, komande zitandukanye. Birumvikana ko n'amabubu y'abadamu batwite byose barabikora. Uwashaka gukora komande yabasanga he? Hano hitwa gute? Urahasubiramo nange dutangira nimero zanyu ku buryo bahamagara, ku buryo abadukurikiye bahamagara bakajya baza gukora komande z'ibikorwa bitandukanye mukorera aha. Murakoze cyane. Hano turi mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muyombo, akagari ka Kinyambo, umudugudu ni Rugarama, mu mudugudu w'abamugariye ku rugamba, uzwi nk'uwamugariye ku rugamba. Kuvuga ngo mukeneye kugira ngo mugire komande, twaguha nimero, naguha nimero yanyu nka visi perezida, twamwahamagara tukabaha twaderetinga ukuntu bimeze, tukaba badusanga hanga tukabashyikiriza ibyo bucuruzi bwacu. Murakoze. Ni 078 47 82 091. Nazisubiramo 078 47 82 091. Nitwa Karisti Nsanzabagano. Urakoze namwe. Ngayo nguko rero tubushimiye cyane, turabashimiye. Mwabona ibikorwa bitandukanye, ati rwose bimaze imyaka igera kuri 5, bifite abakozi benshi, ni n'ishuri, bifite komande zitandukanye ku byiciro bitandukanye, haba amapantaro, yaba ibitenge, yaba imipira, haba amakoti. Murabona ko ari ahantu heza cyane.